ese ubwo wari uzi ko Malika afite umwana w'inshuti ye bigana witwa Lili? Afite inshuti yitwa Lili. Mbese muri make afite inshuti ebyiri zitiranwa, umwe w'umukobwa n'indi nshuti y'akanyugunyugu, bose bitwa Lili. Uyu munsi rero yasezeranyije Lili bigana ko azamujyana mu ishyamba akajya kumwereka akanyugunyugu bitiranwa kitwa Lili. Nuko aramubwira ati, Lili, nugera mu rugo usaba ababyeyi bawe uruhushya, tuzahurire hariya hepfo ku ishyamba njye kukwereka agacuti kanjye k'akanyugunyugu kitwa Lili mwitiranwa. Nuko Lili aramwemerera, aramubwira ati, ndasaba mama uruhushya, ubundi nzaze tujyane ujye kunyereka ako kanyugunyugu twitiranwa. N'ubwa mbere nzaba mbonye akanyugunyugu kitwa Lili mu buzima bwanjye. Mbega we, kuva nabaho, kuva navuka sindabona akanyugunyugu kitwa Lili pe. Uzanjyane nkarebe. Nuko Malika aramubwira ati, nzakujyana rwose ntugire ikibazo. Uzasaba uruhushya ababyeyi bawe, nanjye nzi neza ko mama atazarunyima. Ubundi duhurire ku ishyamba nkwereka ahantu gakunda kuza kunsuhuriza, ahantu gakunze kunsanga, hanyuma tuhicare tugategereze. Nikaza uzaba ureba ukuntu ari keza, amabara meza, kaguruka neza. Ibisigaye uzabyirebera nawe.